ako nimba nikije kwisubiraho basire ku mwana wanjye azamenye ko afite papa. Ubu ni bwebutse kuri se. Ubwo yose ko wabyaye. Ese rwa uzi imvune umuntu aba yarahuye nazo. Uzi urugendo rw'imyaka 5, hafi imyaka 6. Keke ntabwo nakoze igikorwa cy'ubutwari. Nakoze ibintu by'ububwa pe. Nta nubwo nkwiriye imbabazi. Nanjye umutima wanyu ucira ubanza ko nakwiriye imbabazi. Ubwo waba wibuka amagambo wambwiye. Ubwo se wakiwe waba wari ubyibuka neza mutwaye ibintu wambwiye. Wambwiye kutabyara. Umbwira ko utazi wanteye inda ngo ningende musange. Umva kugeza uyu mwanya nafashe umwana mwandika kuri papa wanjye umbyara nkaho tuvukana kandi umwana afite se. Ese wamwihakanye. None urazanga gutera se n'imbabazi uri kuzitera ndetse. Urimo kuziterana. Umwana utareze, umwana utazi pampers, utazi amata, utazi imyenda, utazi umwambaro, utazi merivare. Uwo mwana unganye gutya ndeze imyaka ingana gutya nibwo wibutse ko ufite umwana wabyaye. Rugahaguruka hano. So wangiriye imbabazi. Rugahaguruka. Wakwihanganye Rugabahaguruka uva ahangaha rugambabarira. Simvuga amagambo menshi mbabarira haguruka. Uzabwira umwana ko napfuye kandi mari. Warapfuye mu mutima wanjye, warapfuye mu buzima bwanjye, warapfuye. N'uwo mwana azakura azi ko wapfuye. Umaze iki se ubundi kugira umubyeyi nkawe bimaze iki? Nturutwa n'uwapfuye bakamushyingura bakamushyiraho beto. Kena yarenga irangabije ko Nugareka mubwe wowe urutwa n'igituro. Sibyo? Kuri uriya mwana urutwa n'igituro. Haguruka uva ahangaha. Waretse Jiri muhe rwose ureke mbona umwana nuko ndi papa urabigenza gute nabimuga nabigituro nabintumbi ariko ndi se w'umwana wawe wikwita ku mateka n'ibikomere twagiranye reka umwana abone uburenga uzamubwira ko napfuye nakura suka sanga nyiriho kandi uramubwiye ko napfuye